Nitwa UZURI nkaba ndi umwe mu bashinze uruganda rwa UZURI K&Y, nkaba nashinzwe ibigendanye n'ubugeni hano muri kino kigo. Ndi umunyarwandakazi wavukiye mu Rwanda, nkaba nturuka muri famille nini cyane y'abana 13, nkaba ndi umwana wa 8. Kubera ndi mutoya nakunze, I've always liked to take care of people. Yanyibukije ukuntu yabaga yakererewe kwandika devoir ye ku ishuri, yiga muri première nk'iya kabiri, nge niga nko mu wa 5 cyangwa mu wa 6. Nkagenda ngiye kumureba kugira ngo dutaye, nkasanga ntabwo yari yarangiza devoir ye, nkamwambura ikaye nkayimwandikira vuba kugira ngo dutaye. Twagera mu rugo nabwo akayikora gahoro, noneho yasubira ku ishuri le lendemain bukeye bwaho mwarimu akamubaza uyu mukono ni uwande ninde wakwandikiye devoir. Muri make nabaga nzi ko ndimo ndamufasha ariko nari ndi kumushyira muri trouble. Iyo ngiyo ndumva ari story imwe nibuka nkiri umwana. Ikindi gukura turi abantu benshi mu rugo, twakuze actually turi abantu benshi cyane mu rugo, nka 16 cyangwa 17 barenze abo tuvukana. So nibuka ko twabaga dufite amagroupe atandukanye bitewe n'imyaka twabaga turi mu makosa hariya. Abatoya bari mu makosa, abana batoya basanzwe bakora, abakuru bacu noneho akaba ari bo babaga bameze nk'abatante bacu cyangwa se nk'abamarene bacu, barimo nabo badufasha badukurikirana. Ku buryo n'ikintu nibuka cyatumye bifoma na affinité cyangwa se relationship nziza hagati y'abavandimwe banjye. Hari inkuru mugenzi wanjye Kevin, mu business partner wanjye, twahuriye ku ishuri, nibaza iyo nkuru yarayibahaye. Yabahaye inkuru y'umusaza witwa François, muzehe, tumwita muzehe hano, ni umusaza udukuriye. Ubu ngubu afite imyaka igera kuri 66, akaba amaze nk'imyaka nka 38 muri industry yo gukora inkweto hano mu Rwanda. Uwo musaza rero yakoreraga igikondo, ntuye igikondo, nahoraga mubona buri gihe ngiye ku ishuri ku kamoto mu gitondo, nkamubona ahantu yabaga arimo arakorera. Noneho rero umunsi umwe nari mfite urukweto nari naraguze hano hanze muri caguwa, ahantu nko kuri Sal Motor kera habagaho, cyangwa muri caguwa Kimisagara cya Nyamugogo, simbyuka neza. Icyo gihe nta nkweto za made in Rwanda vraiment zari ziri hano kuri marché. Noneho structure y'urwo rukweto yari ikiri solid, yari gikomeye, mbona rukweto rugikomeye, ariko rwaratangiye gushishuka hejuru. Noneho icyo gihe hari hagezeho, noneho icyo gihe hari trend, ni muri 2011 nibwo hari hatangiye kuza trend y'ibitenge African print, abantu benshi cyane babimenyereye, babiharaye kuri Pinterest, design zose zirimo dutenge. Noneho nari mfite nanjye pièce y'igitenge, ndagenda njya kumureba, ndamusaba nti se runo rukweto rwanjye warunkavaringaho n'igitenge. Arambwira ati nta kibazo nabikora, atuzaze kuritwara uyu munsi n'uyu. Noneho ndagenda ngiye kururekupera urukweto, nsangana urukweto rukoze neza cyane pe, rwari rukoze neza ariko rwaburagaho utuntu tw'udutouch twa finishing duto. Noneho ndatekereza ndavuga nti kabisa uyu muntu, ubwo icyo gihe twarahuye na Kevin, twaratangiye ku venturing cyangwa se kwilansa mu bigendanye n'imideri, turimo turakora imyenda, twajyaga kwiga ibyo kudoda mu mujyi. Noneho rero izo nkweto ndazizanzereka Kevin, ndambwira nti nge dushyira hamwe ibitekerezo, turavuga ati uyu muntu quand même aramutse akoze, ashobora gukora akazi keza kurenza ahangaha abonye direction nziza. Niko rero twatangiye gukorana na muzehe, tukazajya tugenda, twatangiye tujya kugura inkweto ku Murindi, muri za caguwa inkweto zaguraga 1000 cyangwa se 1500. Noneho tukazikavaringa, cyangwa se twatangiye urebye turimo turashaka kwiga construction y'urukweto kubimeze, kubera ko ni ibintu twarakozeho recherche cyane, twagiye muri Google tuzi partie ya théorie ariko tutazi pratique. Tukajya tujya ku Murindi mu gitondo cya kare, ndabyibuka caguwa yabaga ifunguye nka saa moya,
natwe nka saa 12 n'igice twaga turi ku tumoto tuva mu rugo tugenda ku Murindi tuhagura inkweto zitandukanye kugira ngo tuzitandukanye turebemo imbere ese ibi bikoresho bakoramo nibi. Noneho twicana na muzehe tukamubaza tuti se equivalent y'iki ngiki twakoresha kuko zabaga ari inkweto zitandukanye, made in Europe, made in China, made in the States, ama ballerine, ama loafers, ama sneakers, n'ama sandales. Tukamubaza se ni equivalent dushobora kubona kuri local market. Ariko tukagira challenge ikomeye cyane yuko nta bikoresho nta industry nimwe iba hano mu Rwanda ikora koko ibikoresho made in Rwanda nkuko twabirebye muri tour yacu kugeza no kuri boucle cyangwa se agasumari dukoresha mu gukora montage byose biba biri import. Akajya tubwira ati twagoragaza tugakoresha iki gice, twagoragaza tugashyiramo ibikarito, twagoragaza twashyiramo ibikarito no munsi, ejo mu gitondo wakoze urukweto rugatota bigata bisa nk'ibigize, noneho umunsi kurikiyeho twongera tukagerageza tugashakisha ikindi gisubizo. Rero muzehe twakoranye gutyo tujya ku ishuri mu gitondo, twarangiza tukaza twicana nawe akatwigisha gukora inkweto. Noneho umunsi umwe turamubura kubera ko yakoreraga ku muhanda. Hari hasohotse itegeko yuko abantu bagomba gusiza imbere y'ahantu bakoreraga. Ni ibintu byigeze kubaho cyane ku bacuruzi muri 2011. Noneho muzehe turamubura na telefone twari dufite turayibura. Tumara iminsi 2 dufite komande z'abakiriya nk'ebyiri cyangwa 3. Icyo gihe twari twaratangiye kugurisha gahoro gahoro abakiriya bacu, tukabahereza inkweto bakatubwira ati noneho ahangaha turashaka kuhengamisha gutya, turashaka kushyiramo iki gikoresho, cya gikarito cyatose, ubu se wadufasha iki? Vraiment twagiye tuba supported uko twagendaga dukura. Tugitangira ntabwo rwose necessarily abantu bumvaga ibyo twashakaga gukora, na famille zacu cyane cyane ntabwo zabyumvaga, ariko gake gake zagendaga zisobanukirwa zibona really ibyo dushaka gukora, bakatwishyura 5,000, 10,000 hano, tugahita twirukanga tukajya muri kazi tukagura ibindi bikoresho, tukongera twakora experiment. Really turi muri experimenting. Noneho muzehe turamubura. Umunsi umwe tuvuye ku ishuri mbwira Kevin ningiye kujya gushaka muzehe. Kevin yaratuye Nyamirambo, nge ntuye ku Irebero. Muzehe yaratubwiye, twajyaga tuganira akatubwira ko atuye ahantu hitwa Rwabutenge. Noneho nurira akamoto ndagenda njya kumureba, ariko wumve na hope nari mfite, nagiye mfite ibikoresho byo gukora inkweto. Ndi kuvuga n'ibyo byose turi bumubone, turahita tumuha iyo komande y'abo bakiriya twashakaga, hanyuma rero dukomeze dukore. Nuko ndagenda ndabyibuka kubera ko yari umuntu mukuru, twahuye ari umuntu mukuru, atubwira izina rye. Mu muco wa Kinyarwanda nta muntu wita umuntu mukuru mu izina rye, duhita dutangira kumwita muzehe. Noneho rero tuza kwibeshya ku izina rye, ahubwo mvuga ko yitwa ngenda nshakisha aho ngaho muri uwo mugoroba tuvuye ku ishuri, ngenda nshakisha umuntu witwa Bosco. Nkagenda mbaza nabaje nk'ingo nk'eshatu, noneho abandi bavuga ati nta muntu witwa Bosco ubanga. Nambwira ko nta muntu w'umusaza muzi ukora inkweto, ngo muzehe François ngo aba hano ku ruhande. Nsanga neza aho nari ngeze hari hirya aho yaratuye. Ndagenda ninja mu rugo iwe, nawe yarambwiye ati yumvishe ijwi ryanjye, aravuga ati bakobwa burya rwose ibintu barimo ntago ari imikino, kuko nawe kuva dutangira twatangiye wumva adukavaringira cyangwa se atwikira inkweto, urukweto rwari rukoze deja arudevelopa. Twege twari turimo turashaka gukora noneho urukweto gutangira kuri 0. Noneho ndagenda ndamubwira nti rwose twari twarakubuze, ati nanjye rwose nagize ibibazo, leta yansabye gushyiraho ibaraza, nta mafaranga mfite, none ubu ngubu ndi hano mu rugo, ati kandi na telefone yanjye yarapfuye. Ambwira ati rero nta kibazo, twege turacyashaka gukorana nawe, akira, dufite na komande 3 tugiye kuzikora gutya. Noneho rero musigira komande ndataha.
ibyo ngibyo byose byari ibihe bikomeye binatandukanye kuri twebwe cyane cyane kuko twari tukiri mu ishuri ariko twari dufite passion, twari dufite ubushake, twari dufite really twari dufite vision, twari dufite icyo twashakaga kugeraho. Nta mafaranga twari dufite pe, nta banyeshuri bagira amafaranga, ariko muzehe ya belivinze mu gitekerezo cyacu aradufasha tugenda tuzamuka. Nyuma yaho rero twakomeje gukura tukagura akamashini kamwe, tukongeraho ibikoresho aho twaguraga imipira 2 tukagura 3, 4, 5, tugenda dukura gake gake dutangira gusetinga atelier. Ariko mbere yuko tujya muri atelier twakoraga kwa muzehe Rwabutenge, tukajya ku ishuri tugahita tujya kumureba tugakora inkweto, twangiza tukajya kuzicuruza mu masaa 11 saa 12. Noneho nyuma tugenda tuzamuka tugura akamashini kamwe, muzehe aza kuza nawe tuza gukorana dufungura atelier kacu. Noneho tuza gusanga kuri ko ari twebwe twakoraga inkweto turi bujye no kuzicuruza no kuzimarketinga, turavuga se turavana hehe abantu bakora inkweto. Nibwo twatangiye gufata abantu bari less privilege. Muri make twatangiye gushaka abantu badafite akazi kuko twatuzi ko ikibazo cy'akazi ari ikibazo gikomeye cyane ku ba jeune. Noneho tukaza tubabwira ati muze tubigishe gukora inkweto hanyuma duhite tubaha akazi. Nuko twagiye buildinga team yacu, aho tugeze ubu ngubu muri team ya production dufitemo abantu bagera kuri 37 mwabonye uno munsi, harimo higanjemo abagore cyane, abagore 22 n'abagabo 15. Hanyuma rero tukaba tugifite niyo party yacu ya training tukibelievingamo, turimo turatraining ubu ngubu tukaba dufite abantu 23 barimo muri training nabo twabonye mu kanya. Guhera kera wenda nka challenges za mbere twagiye duhura nazo, guhera twatangira wenda challenge twari dufite icyo gihe tukiri abana, twari dufite imyaka 18 19 tugenda dukura, ari nako tugenda dusetinga wenda atelier gahoro gahoro. Challenge ya mbere twari dufite ikibazo cya labor, skilled labor. Ntabwo shoemaking industry cyangwa industry yo gukora inkweto yari imeze nkaho yapfuye neza hano mu Rwanda. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hari Sodeprari, hari tannery cyangwa se ahantu batunganyiriza impu i Butare, hari abantu nka 2 cyangwa 3, ariko nazo zari industry nini abantu bakirahira. Naho hantu niho muzehe nawe yagiye avana training zo kwiga gukora inkweto. Nyuma yaho rero ntago byigeze bikomera gufata kubera abantu bahise bajya mu zindi activities zitandukanye. Muri make twari turimo turatangira industry yo gukora inkweto, ariko nta muntu uri ku isoko ukora inkweto. Byari bikomeye cyane rero kubona abantu bafite izo skills cyangwa se ubwo bumenyi bwo gukora inkweto. Niyo challenge ya mbere twagize. Tukagira challenge ya kabiri yo kubona ibikoresho, nta factory kugeza no ku rudodo. Twari dufite na challenge ikomeye cyane yo kubona ibikoresho, raw materials, kugeza no ku rudodo nta byose biremporte muri Tanzania, muri Kenya, hehe. Ubwo rero n'ibikoresho nabyo ubwabyo byabaye ibibazo ku buryo twagombaga gushaka amafaranga menshi gukora, tugashaka amafaranga icyarimwe kugira ngo tubashe kubituma cyangwa se kubigura hanze y'u Rwanda nk'uko ubu ngubu tubigenza. Hanyuma ikindi ni access to finance, amafaranga. Ntago twigeze tuvuga ngo dufite 100,000, dufite miliyoni cyangwa se miliyoni 10 tugiye gutangira business. Byatangiye turi abanyeshuri, nta n'umwe ufite akazi, twari dufite utujob twakoraga ku ruhande, wabona 10,000, wabona 20,000 uti okay reka tugende tujye kugura ibikoresho. Nayo ngayo twagiye tugenda tubuildingiraho rwose kugeza ubu ngubu aho duhagaze ubu ngubu. Ikintu kijya kintera ishema, kijya kinanshimisha cyane kubona, ndabyuka kera nko muri 2015 cyangwa 2016 tugitangira, nicaga kuri moto mvuye mu rugo ngiye ku ishuri, nkagenda ndeba ibirenge by'abantu mbara inkweto bambaye. Umunsi umwe nkabara rimwe kugera ku ishuri, umunsi nkabara 2, ubundi nkabara 10. Ikintu cya mbere kimpereza pride cyangwa se ishema no kwishimira ibyo twakoze
niyo ngiye ku muhanda nkabona abantu bambaye inkweto za UZURI bimereza ishema yo kuvuga ati twakoze projet abantu bayibelivingamo ni projet ya made in Rwanda abanyarwanda bafata pride yo kumva ko bashaka gukonsuminga cyangwa se kwambara ibintu byakorewe mu Rwanda none no munsi birambawe numva rwose ari ikintu kinshimisha cyane hanyuma naba ndi kugenda mu muhanda kugeza ubu ngubu muri training yacu nkuko nababwiye mu kanya tumaze gutraininga abantu bagera ku 160 naba ndi kugenda mu muhanda nkabona umuntu arahamagaritse akambwira ati nitwa kanaka nakoze training ku kazi iwanyu ubu ngubu nakoze agakampani kanjye nkorana n'abantu 5 turimo turakora inkweto inyamirambo uzaze kudusura ibyo numva ari ibintu bishimishije kandi rwose nishimiye cyangwa se kugeza ubu ngubu ukabona gathering y'abanyarwanda ahantu habara hariho hose yaba hano mu Rwanda cyangwa se yaba ari diaspora ntaguburamo abantu 3 cyangwa 4 bambaye UZURI numva rwose ari ishema rikomeye cyane kuri produit y'ubwayo yakorewe mu Rwanda yakozwe n'abanyarwanda irimo iragenda hirya no hino abantu barimo barafata ishema ndetse banishimira kwambara iyo produit icyo navuga rero ku bantu barimo baratangira business cyangwa se ku bantu barimo struggling ubu ngubu nta kintu na kimwe cyera umuntu atigeze abiba kandi umusaruro wari wese uturuka ku rubuto nimba uno munsi urimo struggling kubera ko ibintu bitarimo biragenda neza wihangane wongere uhaguruke ushyiremo imbaraga navuga ngo fail genda rwose ubyice ufailinge kubera ko mu gufailinga ubona resulta ubona courage zo gukomeza gukora ikintu kuko mu gufailinga nimba wa recognize nimba wabashije kubona ko iki ngiki kirimo ikosa niyo mpamvu wabonye ko nubwo buryo wabonye ko harimo ikosa nuko hashobora iryo kosa rishobora gukosoga ikindi nuko iyi nzira atari inzira rwose igenda tudura hagenda habamo ibintu byinshi cyane ups and downs ariko no kugerageza hanyuma cyane cyane ku ba jeune no gushakisha kuri internet opportunity cyangwa se chance yari yose ihari ugerageza ukora application ahantu hose habaye iki ubu hari ugenda uhagarara wipresent uvuga uti nitwa kanaka ndashaka gukora iki ngiki wamfasha iki hure abantu bose ubura nabo ugenda ubabwira icyo ushaka gukora kuko ibyo ngibyo nibyo bintu twakoze kandi nibyo bintu byadufashije kuba tugeze aha ngaha tugeze ubu naho ubundi rwose courage ntabwo ari ibintu byoroshye nta nubwo ari ibintu byera overnight mu ijoro rimwe bizakomeza bigenda neza courage nyinshi